uzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane ngiye kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane ngiye kuzamuka. Yesu ashimwe nshuti muvandimwe wandi Umutsinzi TV. Amahoro y'Imana abe kuri wowe cyane. Umwanya rero mfashe no kugira ngo mugezeho ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Robert Victor Evangeliste. Niyo mpamvu rero buri munsi kubera ko Imana yemeye yuko ijambo ry'Imana rikugeraho, ugiye kujya wumva kandi uhora wumva, uzanahora wumva ijambo ry'Imana riturutse ku Mwuka Wera. Umwuka Wera akorera mu bantu yahisemo gukoreramo cyangwa se bamwakiriye, ari bo bera bayo, ari bo bamaze kumenya ko bakiranutse. Ntabwo abantu bazi ngo Umwuka Wera akorera muri bande, ndetse abantu benshi bazi ngo Umwuka Wera akorera muri bo, ariko Umwuka Wera hari abantu yagenewe guturamo, ntabwo ari abantu bose. Umwuka Wera atura mu mubiri w'umuntu utagira icyaha. Iyo bivuze ngo umuntu utagira icyaha, si uko ari ba bandi badashobora gukora icyaha na kimwe, ahubwo ni ba bandi bakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ni ba bandi bakiriye agakiza gaturuka ku maraso ya Yesu Kristo, ni ba bandi bakiriye imbabazi z'ibyaha byabo, ni ba bandi bahisemo ko Yesu ababera umwami n'umukiza. Abo ngabo nibo Kristo atuye, nabo Mwuka Wera atuye muri bo. Rero ntago umuntu utarakizwa cyangwa umuntu utarakira imbabazi z'ibyaha bye Umwuka Wera yatura muri we. Iyo mbivuze gutyo jya ubyumva neza, ni ukuvuga ngo umuntu wese ukiyeza, umuntu wese ucyumva ko azakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, umuntu wese wumva ko azajya mu ijuru biciye mu kubahiriza amategeko cyangwa biciye mu kwirinda icyaha n'igisa nacyo, akaba atarakira imbabazi z'iteka z'ibyaha zabonekeye mu maraso ya Yesu, uyu munsi akaba akibaraho ko ari umunyabyaha, ntabwo Umwuka Wera ashobora gukora muri we. Umwuka Wera akorera mu muntu wamaze kwakira imbabazi z'ibyaha z'iteka, ntabwo akorera muri wa wundi ukizisaba buri munsi, buri ko akoze icyaha akazisaba, aba muri wa muntu wazakiriye by'iteka ryose. Rero ndashima Imana nanjye ko muri abo ndimo hakiriye Umwuka Wera. Nshimira n'Imana kubwo wambyaye mu mwuka, Prophet Sultani. Amahoro n'imigisha bimubeho no kurama. Rero uyu munsi ngiye kukubwira ikintu Imana irimo iravugana nawe, ndetse n'icyo Imana irimo iraguhamagarira. Hari ikintu Imana irimo iraguhamagarira, ukeneye kwitabira rero uwo muhamagaro. Nuwitabira uzakizwa, nutawitabira uzacirwaho iteka. Rero Imana hari ibyo yateguye ukwiriye kwakira. Imana hari uburyo yateguyemo ukeneye kwakira kugira ngo ube mu mahoro adashira. Yesaya yaranditse muri 53 aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Hanyuma rero hano ngiye gusomera Yesaya ibice 44 umurongo wa 22 wumve umuhamagara Imana iri kuguhamagara. 44:22 22 aravuga ngo neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu ngarukira kuko nagucunguye.
neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye, ngarukira kuko nagucunguye. Haleluya. Ese iyo umuntu akubwiye ngo witinya, nakugiriye imbabazi, ngwino, ngarukira, niyo mpamvu Imana ivuga ngo tuyigarukire. Nuko nyine iyo umuntu umugarukira kubera ko wari wamutaye. Ushobora kugarukira umuntu bitewe n'uko akweretse imbabazi, bitewe n'uko akweretse ko agukeneye, hanyuma nayo yagaragaje ko idukeneye, hanyuma itanga umwana wayo kugira ngo atugaruze aho twari twarazimiriye. Hanyuma rero nayo niyo mpamvu hano irimo irabivuga rero, ni ukubera icyaha twari dufite. Twari dufite icyaha, hanyuma kugira ngo tuyigarukire byasabwaga ko ibanza kukidukuraho. Avuze ngo neyuye ibicumuro byawe, narabyeyuye nk'igicu cya rukokoma, ngo kandi ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Haleluya. Bivuge ngo gucungurwa hano, Imana yaducunguye nuko yeyuye ibicumuro byacu, igakuraho n'ibyaha byacu nk'igicu. Nk'uko igicu kivaho kigashira, niko ngo n'Imana yakuyeho ibyaha. Ni ukuvuga ngo byavuyeho birashira, yabimazeho burundu, ariko kuducungura. So rero Imana iri kuvuga ngo ngarukira kuko nagucunguye. Ni ukuvuga ngo icyari gutuma tutagarukira Imana ni uko twari kuba tutaracungurwa, ariko mu gucungurwa kwacu hagomba kuvamo kugarukira Imana. So Imana rero tuyigarukira gute? Ni mu mitekerereze yacu. Reka nganirize gatoya ukuntu wataye Imana. Reka turebe gatoya uburyo abantu bataye Imana, ikabisaba no kubagarura no ko bayigarukira. Tugiye gusoma mu Bakolosayi igice cya mbere, umurongo wa 20. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20, niho tugiye kureba neza uburyo ki twataye Imana. Hanyuma numara kumenya uburyo wataye Imana, no kuyigarukira birashoboka, kuko hari igihe utamenya uburyo wagaruka kubera ko utazi n'uburyo wayitaye. So hari uguta umuntu ukagenda. Imana rero ntabwo tuyita mu mubiri ngo uve hano ujye hariya, ahubwo hari uburyo uhitamo, kuko Imana ni umwuka. Ni ukuvuga ngo mu mwuka nawe wataye Imana. Rero igiye tugiye kumva uburyo ki twayitaye. Igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo 21 haravuga ngo namwe abari batandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Haleluya. Namwe abari batandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Bivuge ngo rero abantu batandukanye n'Imana mu mitima yabo, cyangwa se muri bo imbere, bakaba barabanzi babo mu mitima. Ni ukuvuga ngo ni gute Imana, twebwe buri munsi abantu bahora bumva yuko Imana ibahiga ari nk'umugome. Hanyuma iyo wumva ko Imana iguhiga ari nk'umugome, uri kuguhiga ngo akurimbure cyangwa kwitura iwanye n'ibyo wakoze, ibyo nibyo byitwa kuba umwanzi w'Imana mu mutima.
uri umwanzi w'Imana mu mutima wawe, kubera ko uhora wibwira yuko Imana ikugenera ibibi, itagushakira icyiza, ahubwo ishaka ko urimbuka, yifuza kurimbuka. No muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 havuga ngo Imana ishaka ko nta muntu urimbuka. None wowe uribwira ko Imana izaguhanira amakosa yawe, izakurimbura bitewe n'ibyaha ngo wowe ukora. Hanyuma niba wibwira rero ibyo ngibyo, uri umwanzi w'Imana mu mutima, kuko urayihunga, urabizi. Mwese ni gute waba uzi ko umuntu azakugirira nabi ukagumana nawe? So rero nawe iyo wibwira ko izakugirira nabi, nyine uba wamaze kuyitakaza mu mutima, uba wayihunze. Ni ukuvuga ngo muri abanzi, we n'Imana muri abanzi, ntago mwunze ubumwe. Ngo no kubw'imirimo mibi, ni ukuvuga ngo umuntu ni umwanzi w'Imana hanze ku mirimo ndetse no mu mutima. So rero yiyungishije nawe noneho ngo urupfu rw'umubiri we ngo gushyira imbere yayo uri umuziranenge utagaho. Bivuga ngo niba noneho yareyuye ibicumuro byawe nk'igicu, agakuraho ibyaha byawe nk'igicu cya rukokoma, ngo ngarukira kuko nagucunguye. Ubu noneho wagarukira Imana, ukaza imbere yayo witwa uwera, witwa umuziranenge, witwa umutagawa mu maso yayo, kubera ko yagucunguye. Ni ukuvuga ngo gucungurwa ni ukweyurwaho, ni ugukurwaho ibicumuro byawe ndetse n'ibyaha byawe byose. Ni ukuvuga ngo ubucunguwe. Hanyuma niba umaze gucungurwa rero ntabwo ukiri umwanzi wayo, niyo mpamvu ukwiye kugaruka. Rero garuka mu mutima wawe, wumve yuko noneho Imana iragukunda, kandi noneho umenye ngo uri uwera, uri umuziranenge, uri umutaga mu maso y'Imana, nta cyaha na kimwe Imana ikubaraho, uri umukiranutsi imbere yayo by'iteka ryose. Kubera iki? Yatanze umubiri wa Yesu, amena amaraso ye, kugira ngo ayo maraso akweze, agukureho ibyaha, ubabarirwe burundu iteka ryose. Ubabarirwe burundu iteka ryose. Byararangiye, warababariwe. Nayo iri kukubwira ngo ngarukira. Wikomeza gutekereza ko uzarimbuka, ko Imana izakwitura ibihwanye n'ibyaha ukora. Oya, gabanya gutekereza utyo. Wikomeza ko umwanzi wayo, nyamara itakiri umwanzi wawe, yaramaze kwiyunga nawe. Nta cyaha ikubaraho, ntabwo uri umwanzi wayo, yamaze kukugira umukunzi wayo. Hanyuma garuka, wakira urwo rukundo. Yaragucunguye, byararangiye. Igihano kiguhesha amahoro cyari kuri Yesu. Hanyuma amahoro imbere y'Imana urayafite. Hanyuma urabona ko ngo impamvu Yesu yimanitse byari kugira ngo Imana ihindure uwera n'umuziranenge n'umutagawa mu maso yayo. Hanyuma we icyo usabwa ni ukuza imbere yayo, nawe wibwira ko uri uwera, uri umuziranenge, uri umutagawa mu maso yayo. Abantu benshi batakaza n'umugisha kubera yuko birebera mu mubiri, ndetse bakiyumva cyane mu mubiri, kubera ko bakora ibyaha umunsi ku wundi, bakavuga ngo ntabwo ndi uwera, nta nubwo naba uwera, nta nubwo najya mu ijuru, kubera yuko nkora ibyaha. Ariko se ukeka ko iri jambo cyangwa Yesu yagupfiriye atabizi gukora ibyaha? Na n'uyu munsi Imana irabizi kutazigera ureka gukora ibyaha. Imana irabizi kutazigera ureka gukora ibyaha. Hanyuma rero niba utazareka gukora ibyaha, niyo mpamvu yatanze umukiza ngo agukize ingaruka z'ibyo byaha, uzabeho utarimbuka, ufite ubugingo buhoraho. So rero garukira Imana mu mutima wawe, wongere umenye kugukunda, wongere wumve ko utazarimbuka, wongere wumve ko nta kibi Imana iguteganyiriza. Ubuntu bwayo buhora bushaka kukugirira neza. Wishime ko wababariwe, wishime ko amaraso ya Yesu yamenetse ngo wabarirwe, wishime ko utazacirwaho iteka, wishime ko utazaryozwa ibyaha byawe. Hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo, kandi ibyabo byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atazabara icyaha. Nawe winjire muri uwo mubare w'abahiriwe. Biroroshye no kumva yuko wababariwe ibyaha byose, iby'ejo hashize, by'uyu munsi n'ibyazaza, biciye ku musaraba wa Yesu. Icyo gihe uba wiswe ko urakijijwe, uracunguwe, uhindutse umwana w'Imana, uhindutse umuntu utacirwaho iteka. Nubwo uri umunyabyaha, nubwo ukora ibibi, ntabwo uzacirwaho iteka. Ukorera abari muri Kristo Yesu nta teka bacirwaho, niko Abaroma igice cya 8 kibivuga. Nta teka nawe uzacirwaho. Akoze ukurikirana
kora subscribe, like, share and comment, hanyuma wishime ko wababariwe nta cyaha Imana ikuregana, mbura umukiranutsi by'iteka ryose. Yes, unezerwe, kugirirwa neza n'imbabazi bikubeho, ugendo n'umugisha mu byo ukora byose. Ariko mbere na mbere isoko y'umugisha n'imvano y'umugisha ni ukumenya ko wabariwe ibyaha byawe byose, Imana itakurega icyaha. N'Imana itagushinze icyaha, ibintu byose byawe bitangira kugenda neza. Ariko niba ugifite umutima wo ko Imana ikurakariye, ibintu byawe ntabwo bizagenda neza, kuko uba utari kwakira isoko y'umugisha. Isoko y'umugisha ni ukwakira imbabazi z'ibyaha by'iteka byose. Bye. Ni Robert Victor wakugezagaho inyigisho, tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane.